ariko se shabundi kucyo wakerewe si byatewe n'icyapa sanazara ku muhanda wiki none se byaba giwe nawe kuba waje ukerewe nyine icyapa cyavuga ngo ishuri riri imbere ni gaho kinda gake naye nibyo nakoze rero noneho ibyo reka tubishyize ku ruhande none se ndajya mumbwire kuki ijoro wasibye twari twagiye gushyingura se oh my god yewe ibyo nawe bigera rwose umunsi none simbura kuguhana okay ngaho mbwira ninde rero witabye Imana ni umwana w'imfura bwa mubyara wa nyogokuru akaba nawe bucura bw'umwishywa bwa bucura w'umuhungu Venimwe na Mukase bw'umugore nyine wabyaye Nyarume akaba bucura bw'umuhungu wa Mukase noneho kandi akaba rekeraho ngo rwose rekeraho ibyo birahagije ugenda ujye mu ishuri we umva sha hagaraho ngaho kandi uhita ugaruka hano ubundi ajya mumbwire homework yawe y'icyongereza iri he none se sinayibuze ndimo narwana n'umwana wari muravuga ngo ni wowe mwarimu mubi wa mbere ku isi ariko se koko sha warakoze cyane pe ariko zundi tica nkubaze ubona ko birashoboka ko wankubitiye ikintu ntakoze oya rwose ntabwo ibyo nabikora ntabwo nabi inyamaswa bigeze aho ngaho sawa nimba utankubita rero najya nkubwire ko nigeze nkora homework yawe waduhaye ejo ngo dukore ubwo nimba utankubita rero kambe nigende rekakomeza nyagiriza umwanya Joel se kandi ko nabirebesha gutyo none ni ibiki ariko sundi papa ubundi nkubaze nta kibazo nyine mbaza ntayo ariko se papa ubundi birashoboka ko wankubita umuhora ikintu ntakoze reka ibyo byaba ari amafoto nose nawe nkubita nk'uwora iki kandi ntabwo rwose nakubita ikintu utakoze kandi nyine nawe urabizi ko ntawukubita ayiwe rwose none Imana ishimwe papa rwose kuko nari nzi kuri bunyice pe uzeka nizeye kuri buze kurinda ijambo ryawe wiki ariko sha none ibyo none imbere agomba muntu none se ubundi wakoze iki nyine papa urebye nuko nyine umunsi ntize njya ku ishuri none se ni cyatumye utajyayo ariko none gisimo ndabyumva neza nyine urebye ntacyo nakoraga nari ndi hano gusa ariko sha akumiro n'ikosi yarwamagana kuko ndabyemeye noneho none se undi papa ko nize kumva umwahaye mugabo nyine akazi mugabo w'umusazi muri rwa ruganda rwacu rw'inzoga kuko nibyo none se Jori amakuru yumvishe ko nari nzi ko ari ibanga sha nkubwije ukuri pe ni ishyano ryaguye nyine ibaze nyine hari inzoga cyose twakoze ku ruganda kandi twa dukina umuntu uzanga nyine ngo azisuzume mbere yuko tujya kuzigurisha nyine ku isoko nibwo nyine twagize gutya tumanika ibyapa turimo turamamaza mu masaha make tukimara kumanika cya cyapa tugiye kubona twagiye kubona tubona umugabo usa nabi ureba nabi yinjiye mu biro bya manager arimo asaba ka kazi wahora n'iki ko manager yagerageje uburyo ari bwo bwose bwo kugira ngo asohore umugabo bikanga bikananirana neza none nibwo nyine yagezeho aravuga turabizi ko n'umugabo mugerageza ndebe ko nimba ashobora kano kazi nibwo nyine manager yabwiye secretary ngo azane ikiro cy'inzoga gihereza umugabo asuzume nibwo nyine yamwehe nabi mwarangira aravuga ati iyi ni red wine kandi noneho rwose mu kumara imaze imyaka 3 yakorewe mu majyepfo ikaba kandi noneho yari imaze igihe ibitse mu kigega cy'icyuma manager utiye uzika bya navuze umugabo ari byo we urabizi we muhereza ikindi kirahure cy'inzoga tuzikora nimba biza kubishobora noneho bamuhereza ikindi kirahure iya nzoga nasomayo iminama imwe araje avuga turabizi iyi noneho ni imbandure imaze imyaka 8 ikindi kandi kiyongereho yakorewe mu mashyamba ya Kongo manager ati mana yanjye we uzi ko noneho umugabo bikoze nabyo nibwo nyine manager yagize gutya nawe urabizi ko ari umusazi yongora secretary aramubwira turabizi noneho genda ujya mu cyumba ugenda ufata ikirahure ushyiremo inkari nke yanyu muzanire asuzume nazo turebe ukuntu bivuga umugabo nibagize gutya bakamuhereza ikirahure cyuzuye inkari zonyine gusa yasomyeho rimwe noneho aje atendukirira manager aramubwira ati sha noneho izo noneho ni inkari z'umugore ufite imyaka 26 kandi noneho atwita inda y'ibyumweru 2 kandi ahubwiza ukuri rwose no kutamaye kano kazi God have mercy upon us. Boss, ndahita mbwira umugore wawe yuko ari wateye no mugore nde. Manager noneho ako kanya yahise agira ubwoba bwinshi cyane ahita amuhereza ka kazi kuko yarebaga umugabo wari iryo by'umwana. Jesus. Ariko rwose papa umugabo no munyabwenge pe nubwo mwita umusazi none se ubundi byose bimenya tera wahora n'ikiranye ko byanyobeye ahubwo se ubundi urananyubukije ibi ni ibiki wakoze kuri restaurant ko numvisha abantu bose barimo barakuvugaho bitewe n'amahano wakozeyo kandi rwose ndagusabye wirinde utambeshye ndabizi wahindutse umuhungu wa Muhanuka nyine urabona papa ukuntu byagenze ejo nandi kuri restaurant nicaye nyine nk'ibisanzwe ngiye kumva numva rwose ndakubwe numva nshatse gusura kwihangana nyine birananira
ariko noneho ako kanya umuziki nyine wari mwinshi cyane nyine baravuga cyane nanjye noneho nkayapima igihe umuziki gibiti gikubise nanjye ngatunkubita umusuzi. Noneho rero nyuma y'indirimbo nkeya yegwa natangiye kumva ntagiye kumererwa neza, ndaje kumukeye nemo ndanywa mpindukiye nsanga abantu bose barandeba nkaho nabazi, ndibaza ati byagenze bite noneho. Nibwo noneho ako kanya nahise nibuka yuko iza ndimo narimo ndumva nyine zakubita nkasura noneho nari nambaye kuteri nacometse kuri telefone yanjye. Iki none se ubwo ahubwo ko nawe noneho umaje gusara pe, none se ubwo wabigenje ute noneho kugira ngo va wana? Yewe ntacyo nyine nasohotse aho ngaho nyine namwaye nta kindi ndetse nawe gukora iki kindi. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Ariko ubundi papa, ubundi iyo abajura bafashe bakabajyana mu rukiko byaje kugenda bite ko ntize numva ibyabo? Ayaya, inkuru yabo nabo ko itasanzwe ra. Nyine urabizi ko batwa abajura 3 mu rukiko kugira ngo bajye kuburana. Basanze bose ibyaha bibahama. Noneho umujura wa mbere yarebye agakebe ka saradine. Noneho umucamanza nyine yahise ahitamo no kubahana akurikije buri muntu n'ibyo yagiye yiba. Uwo mujura wa mbere nyine bahise bamuhereza igihano cy'imyaka 3 muri gereza bitewe nuko nyine yarebye agakebe ka saradine kandi kaba karimo amafi 3. Noneho umujura wa kabiri yarebye tray y'amagi bamuhereza igifungo cy'imyaka 30 muri gereza bitewe nuko nyine yarebye tray y'amagi ifite amagi 30 ihwanye n'amagi yari yibye. Noneho umujura wa gatatu ako kanya yahise yikubita hasi agwa igihumure bitewe nuko yari yibye nyine agafuka konza k'umuceri. Ariko papa rwose nkubwije ukuri ngiye pe ibi ngibi bimaze kundambira. Uzi ko noneho bigeze ntazongera kureba televiziyo rwose ngiye kubireka burundu pe. Inka noneho joje byagenze bite noneho ra? None se baze naye papa iyo bari baramaza bamuti wamenyo wa ABC bakwereka amenyo y'umuntu baneza noneho bakwereka n'uburyo ki wayaborose kugira ngo abe meza. Iyo berekana kakana kogosha ubwanwa noneho bakwereka ubwanwa bw'umuntu bakwereka ubucakwaha bakwereka nyine noneho n'uburyo ushobora kwiyogosha ukoresheje akagirete nyine barimo baramaza. Ikindi noneho abisabune ya Dr. Iyo barimo baramaza bakwereka umuntu ari muri douche ari muri yihogera nyine akoresheje sabune byose bakakwereka nta kintu na kimwe ciye inyuma. None njya nibaza baraba Cosmo Pads bakora za pads barasaze cyangwa kuko iyo barimo baramaza pads zabo nta kintu kimwe bajya batwereka. Cye byaranyobeye byabo. None se George noneho ibya none biranyobeye. None se undi ushaka kureba ariko nawe se ufite imico idasanzwe muri no misi. None se ibaze icyo batwereka gusa batwereka umukobwa arimo arigaragara ku buriri cyangwa se abakobwa ba segonderi bari mu kibuga barimo kuririmba. None nje nkibaza ibi byose baba batwereka bitwereka gute uburyo umuntu yakoresha izo pads baba bavuga. Ngiye mbirebye muri abiyamamariza abantu gusa kuko nibo nyine baba batwereka isaha n'isaha kuko rwose nta kindi kintu bajya berekana. Yego ni karibu injira. Bose mwaramutse neza. Yego mwaramutse neza none se undi mumeze mute kandi mwaraye mute? Bose meze neza rwose nta kibazo. Okay ndumva ari byiza rero none se ubundi kucyura none wagira ngo tugufashe iki? Nyine bose nari naje hano nje gukora interview y'akazi. None se ubundi ni cyatuma tugwa ku kazi nyine murashaka? Ariko si ni kimwe kabyara ngo mwamarize program muvuga ko mushaka gutanga akazi. Cyane rwose ni twebwe nizo twabishyizeyo. Ubwo nyine bisone ko murashaka umuntu wo mwaka akazi nyine. Cyane rwose none wagira ngo ugende bite? Shebye ni byiza cyane none rwose. None se ubundi reka nkubase mwaramamagaye node nabitabye. Ikindi kandi ntabwo mukwiye kongera kuvuga n'undi muntu wari wese uretse ngiye gusa kuko ngiye rwose naje ntewe gukora akazi kose muri bume. I want problem. Iki ariko sudisha ubundi umeze neza koko? Cyane rwose meze neza boss ahubwo nyine ngo wibaze ngo buramutse umpaye akazi uzi gutakonya guta umwanya wawe ku bandi bantu uri muri akojiza interview. Cyane rwose n'umugwije kuri magambo makeya niho kurasa amabuye yo 2 n'inyoni imwe. Okay sawa rero reka nkubaze none se ubundi ndamutse nkwaye inkwavu 2 nkonyaguye izindi nkwavu 2 nkongera gufata izindi nkwavu 2 nkaziguha ubwo ufite inkwavu zingaye zose hamwe ziteranyije? Umva nawe razaba ari 7 se. Oya nyine okay banza ntega amatwi neza banze wumve. None rero narimo ndavuga ngo ndamutse nkwaye inkwavu 2 nkonyaguye izindi nkwavu 2 mwiza nkwavu zindi none nkongera ko izindi 2 ubwo zose bamwe bamaje kugira inkwavu zingaye?
nkuko navuga nyine ni zirindwi. Things say they wise. God have mercy upon ngo us. iki okay none reka tubigeze muri ubu buryo none se ubwa mbere namutse nkwaye app ebyiri ubwa kabiri none nkagweza app ebyiri ubwa gatatu none nkagweza app ebyiri ubwo zose hamwe waba ufite app zingahe zaba ari 6. oh ntiwumva se noneho rero ubwa mbere nkwaye inkwavu ebyiri ubwa kabiri nkagwiza inkwavu ebyiri ubwa gatatu none nkongera kugwiza izindi nkwavu ebyiri none ubwo zose hamwe wamaze kugenda none inkwavu zingahe inkwavu 7. ariko se none ibintu bikimwoka byaramwe hase uri muzima sha ni gute afata inkwavu ebyiri 6 waranza kwazikwa 7 zose ariko rero boss ni rwose ntundenganye pe nyine uramutse umaze inkwavu 6 zose hamwe zateze bari mu rugo mfite n'urundi rwabo. Mwaramutse afande. Yego mwaramutse mute none se mwumvaga twabafasha gute? Nyine wanyemerera nkagufata mu kiganza. Uyu urakoze ariko ibyo kandi nta nubwo binakureba. Things say they wise. You are a woman. None se wakemera ko dushyingiranwa narangiza nkahita nkohereza impeta ya diyama? Ugize nguki ariko ubundi ufite ikihe kibazo ubundi bamuzima cyangwa Cyane rwose ahubwo se naka nimero ka telefone ra? Ndagukunda cyane rwose kubaye ngombwa ko nanagupfira rwose nagupfira. none se ubundi uzampfira ryari ko ndeba uri muratinda? Afande nawe rwose unyibutse inyanja. God have mercy none se upon ubundi us. ubona n'ifi amazi se cyangwa umuntu? Oya ahubwo ni ukubera utuma ndwara. Oh my God. none se ubundi uvugishije ukuri koko ntigikunda gusa? 100% ni ukuri. Ejo nibwo nongeye gusoma kuri liste yose y'abakobwa na Teresa. shambi buze kugufunga maze ukomeze uhuragura ibyo bigambo urimo uravuga by'iteka ryose. Ese ntabwo ushaka kwisubiraho warangiza ugakora ibirenze ibi ngibi? Things say Ugize they nguki wise. ariko wa mugabo we aho ntiwaketse ko urimo urakina na nyoko? Oya rwose ubu ni ukubera icyo abagore umwari umwanya munini muri kongera ubwiza bwanyu kugira ngo mumare muri kongera ubwenge bwanyu. Ni ukubera yuko abagore bose bazi yuko abagabo ari ibigoryi ariko atari impumyi bashobora kureba isura y'inyuma. Wakemera tukaryamana nkahita nkohereza miliyoni? none se ubundi urimo urambariza iki? Yego nyine nabikora Ntuhaye miliyoni 10 se? ariko ubundi iyo umbonye ubona ndi umugore umeze ute ku buryo wanyinisha? Ibyo byo rwose utabitindaho kuko ubu twamaze kumenya uwo uriwe. Ubu turi kuvugana igiciro gusa. ngo nguki ibi ntibishoboka rwose ariko ubundi ntihaba hari umuntu wakundose kugira ngo uzunukire ahangaha. God, bro. noneho mbwira niba udashaka ka munani ni igiki cyakuzanye ahangaha? Nawe reka ntukaba umwana. Nese ukeka ko ikindi cyanzana ari igiki? Nazanywe n'amaguru yanjye yonyine. Amaguru yanzanye. ayiwe genda vanga cyangwa urebe ikikubaho. Gira ariko nawe baby zona zo. ariko ubundi wa mugabo wasaze cyangwa wasinzemo kimwe? Shaho ngaho waba umbeshyeye koko. Urabona nsa nk'umusazi cyangwa umusinzi koko? Ariko ibyo bavuze byo ni ukuri. Bajya bavuga bati ntukigere usoma umupolisi ngo kubera ko azakubwira ati hagarara ushyira amaboko ngo ntukigere usoma umuforomokazi kuko azahita avuga ati undi niyinjire nyamuneka. Wenda byaba byiza wisomeye nk'umwarimu kubera ko azakubwira ati bisubiremo byibuze nk'inshuro 10. Okay, genda vanga mu mahoro cyangwa nkoresha imbaraga nkusohora ahangaha. Naje kuri sitasiyo ya polisi kuko hari amadokima nashaka gusinyisha. Kuhagera nsanga umupolisi umwe w'umugabo wicaye hariya hirya ari gusoma Bibiliya kandi yari ari gusoma mu itangiriro. Numvisha binshishikaje cyane rero ndangije ndamubaza ni afande ninde wisha Beri umuhungu wa Adamu? Yazamuye umutwe ndeba nkaho byamunaniye arangije arambwira ngo simbizi sha genda ubaze Sergeant John niwe ukora ibintu by'ibirego by'ubwicanyi hano kuri no polisi. Hahiye ko kugeza n'ubu rero ndacyafite icyo kibazo nawe kandi agira ngo nyikubaze afande ninde wisha Beri umuhungu wa Adamu? Wiki yewe nago mbizi
ahubwo genda ubaze Sergeant kuko nk'uko wabikubwiye n'ushinzwe ibirego God have by'ubwicanyi mercy hano upon kuri us. sitasiyo ya polisi. ariko shajoro ubundi ugeze ubanza kwiyuhagira koko ko nde wamaje kwambara imyenda yose kandi wambaye neza reka reka sinigeze nkaraba. kubera iki se kandi ariko shobora bundi joro ubundi iyo urebye ubona uri serious koko none se nimba uzi isaha ubwo urabona ari sangahe ariko none uzi ko usigunuka nk'ingurube zo mu bishanga neza neza Ako se papa, niba Yesu n'abigishwa be igihe bari bagiye gukaraba barahisemo koga ibirenge, ubwo ngewe urumva nta ndinde wo kubahinyuza. ngo iki mana yanjye ko se n'ibi ni iki noneho Naho ubundi papa, hari ibibazo byinshi mfite by'amatsiko maze iminsi nibaza, nawe nagira ngo mbikubaze numve ko wamfasha. ibibazo ki se kandi Ndagira ngo nyine nkawe nk'umuntu mukuru umfashe gusubiza ibi bibazo. Icya mbere, ubundi buriya birashoboka ko umuntu ashobora kurira munsi y'amazi? Icya kabiri, ubundi buriya amafi ajya agira inyota kandi aba mu mazi? Kubera iki inyoni zitajya zigwa zivuye mu biti nijoro iyo zasinziriye? Aha, none se ubundi iyo bavuze ngo ibiryo by'imbwa ni bishyashya kandi biraryoshye, ninde wababiriyeho ngo yumve ko biryoshye? Ubundi buriya koko niba amafaranga atamera ku biti nk'uko babivuga, ni ukubera iki banki zifite amashami? None se ubundi ikindi kintu kijya kinangaza, kubera iki supagura idafata mu gacupa kayo? Noneho ikindi cya nyuma, niba ijambo ndagukunda atari ikibazo, kuki warivuze abashaka igisubizo? God have mercy upon us. ariko jori rwose uko mbibona utangiye gusara pe ahubwo ntabwo wari nakabibonye sibyo ikindi kandi nk'ibyo bibazo byose ni gute waje kubyibaza wabitekerejeho ute Oya papa, rwose humura sindasa, ninjya gusara nzabikumenyesha. ariko rwose nkubwije ukuri nkurikije ibyo ndeba n'ibyo numva uri umusazi wujuje ibyangombwa pe None se reka nkubaze, none se nawe warasaze? reka ntabwo ndi umusazi none se undi kuki wambaza ibyo bibazo byose none se undi urambona mu myitwarire yanjye cyangwa mu mivugire yanjye mvuga cyangwa nitware nk'umusazi None se ubundi papa, tukiganira ku byo gusara, niba bavuga ko umuntu wasaze nawe ubwo atajya yemera ko yasaze, ubwo noneho ni gute wambwira ngo ni wasaze kandi nawe uri kumbwira ngo nurasara? Ako se papa, ibaza umunsi umwe uri hanze ukenyeye isume, uri kumwe na wa mwana, muri kugenda nyine ugenda umusimbiza hejuru, noneho isume ukenyeye igahita igwa kandi uzengurutswe n'abantu benshi cyane. Ubwo ari umwana n'isume, ni iki wakirukanyira gufata mbere, umwana cyangwa isume? gusa n'ibyo bibazo urimo urabaza ni ibibazo nyabaki rekera kubaza ibyo bibazo by'ubworo ubundi ugenda ujya gukaraba dore n'amasaha ndabona yagiye maze ugende urebe gukomeza kunesha umutwe ariko joro ubundi reka nkubaze ubundi kuki buri gihe uba ugerageza kwigira umunyabwenge Nese undi papa ubona ari umunyabwenge karahabutaka? okay nyine sawa nta kibazo ariko ubundi joro wari uzi ko mu buzima hari ibintu uhura nabyo kandi bikakubaza cyane rwose ariko ukaba nta kintu wabikoraho sha wowe nyine ucyari muto byo ntabyo uramenya rwose Ubwo se bibabaje mu buhe buryo? nyine ibaze ko wakiga imyaka 7 yose uri muri kaminuza noneho waranyemara kwirangiza ukagenda ukicara mu rugo imyaka 10 wari uzi n'umuntu umwe waguha akazi none ikindi gitangaje ibaze ko wakuze umwana yamara kugeza imyaka 20 wajya kumupisha ugasanga ntago ari uwawe ntago ari umubyaye none hibaze ko wakora gatuna mbwenu none amafaranga yose yabika wamara kuyabikuza bakayakwiba yose Oh my God, bro. Oh, hell no. none hibaze sha ko wakunda umuntu utamuca inyuma ariko yarangiza noneho we yajya guhemba nyine agahemba gutera sida gusa nta kindi noneho kubana n'umuntu mu urukundo rwawe rwose rugakomera cyane pe noneho wajya gushaka bikarangira ushatse undi muntu utize ukunda ikindi mana yanjye kudonora ikintu gifite igicumi noneho cyageza kuri 98% telefone yawe igahita ipfa None se ubundi papa, kuvuga ubundi kari ugutaruka, uko watashye ejo bwo bwari bumeze bute? oh shoreje we mbara we nyibutse ibyabaye rwose kuri uriya munsi pe None ubwo byagenze bite? nyine urebye ubwo twari twatashye ejo bwari bwitawe n'abantu batari bakeya abantu bageze kuri 300
noneho tugeze mu gihe cyo kwicara njye nicaye imbere da nuko tukimara kwicara nyine umugore atangira gutanga ibyo kurya. Nuko nyine uwo mugore atanga ibyo kurya atangiye nyine ahera inyuma, ariko iki noneho kibabaje yagiye kugera imbere bya bintu byose yari yazanye byashize. Muri ako kanya nibwo haje undi mugore warimo atanga ibyo kunywa, noneho umugore w'ibyo kunywa nawe agiye gutangira atangira ahereye imbere, ariko noneho ikibabaje ni kimwe, nari nagiye kwicara inyuma kugira ngo nibaza guhera inyuma nyine ari njye baza guheraho. Nanone ibyo kunywa ntigeze ngeraho ko byahise bishirira mu nzira nyine. Nahise numva ngize umujinya mwinshi cyane, ndahaguruka ngo kugira ngo nigendere, ariko mu ako kanya ngiye kubona mbona haje abandi bagore batatu bari bafite amasiniya yuzuye ibyo kunywa n'ibyo kurya. Muri iki gihe naravuze turabizi, noneho ngiye kwicaramo hagati, noneho nzi kureba yuko biri buze kunyuraho nanone. Umugore wa mbere sibwo atangiye gutanga agatangira ahereye imbere, undi noneho yajya gutangira agatangira ahereye inyuma, bose nyine kugira ngo baze guhurizamo hagati. Wow, wara niki ko abagore barimo batanga inkoko zikaranze gusa. Noneho ahubwo igitangaje igihe bageragamo hagati ahantu hari nicaye bahageze byose byashize. Ako kanya numvishe ntaye umutwe, nubika umutwe mu maguru, amaboko rwose ndayafata yose nyafatisha mu maso. Nibwo nyine nagiye kumva numva umugore wa gatatu nawe ankoze ku rutugu. Uwo mugore nyine yagize isiniya hafi kugira nanjye ngire icyo nafatamo. Nibwo nanjye nakwedura akaboko kugira ngo ugire icyo nafata muri ya siniya. Ubwo kugira ngo n'icyaha gisige kuri ya siniya, hari hasigaye kirida gusa n'amacupa arimo ubusa yonyine gusa. God have mercy upon us.